turatomboye bana b'Imana, aha tugeze ni kuri buri munsi, aho tugiye kuganira n'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumureza arahamagara buri muntu ku giti cye kugira ngo mukize. Nawe nanjye tumwitabe, tumwakire kuri wa gatanu w'icyumweru cya gatanu gisanzwe, tariki 11 Gashyantare 2022. Isomo rya mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 11 umurongo 29 kugeza ku 32, n'umutwe wa 12 umurongo wa 19. Ku ngoma y'umwami Salomoni, Yeroboamu yari umutware w'abanyamirimo mu muryango wa Efurayimu n'uwa Manase. Igihe Yeroboamu yari avuye Yerusalemu, umuhanuzi Ahiya w'Isilo yamusanze mu nzira. Bombi bari bonyine ku gasozi. Ahiya yiyambura cya gishura gishya yari yambaye, agicamo ibitambaro 12. Hanyuma abwira Yeroboamu ati, fata ibitambaro 10, kuko Uhoraho Imana ya Isiraheli yavuze ati, dore ngiye kunyaga Salomoni ubwami, mbuguhemo imiryango 10, n'umuryango umwe azasigarana bizaba bitewe n'uko nzaba ngiriye umugaragu wanjye Dawudi n'umurwa wa Yerusalemu nitoranyirije mu miryango yose ya Isiraheli. Isiraheli yose igandira icyo inzu ya Dawudi kugeza n'ubu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 81. Dutege amatwi ijwi ry'Uhoraho Imana yacu. Iwawe ntihakabe imana yindi, ntugapfukamire imana y'imvamahanga. Nduhoraho Imana yawe yakuvanye mu gihugu cya Misiri. Nyamara umuryango wanjye ntiwumvise ijwi ryanjye, kandi Isiraheli ntiyanyumvira. Nuko mbarekera ubugundire bw'umutima wabo, ngo bikurikirire ibyifuzo byabo. Iyaba ari ku muryango wanjye wanyumvaga, iyaba Isiraheli yagenderaga mu nzira zanjye, mu kanya gato nakubita abanzi bayo, ngacyamura ikiganza ku bayirwanya. Dutege amatwi ijwi ry'Uhoraho Imana yacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 umurongo 31 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yezu ava mu gihugu cya Tiri yambukiranya igihugu cya Sidoni, agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeje kuri Dekapoli. Nuko amuzana igipfamatwi kidedamanga, baramwinginga ngo murambureho ibiganza. Amuvana muri rubanda, amujyana ahitaruye, ashyira intoki ze mu matwi ye, nuko acira amacandwe ayamukoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso ayerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati, efata, bikavuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi arazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yezu abihanangiriza kutagira uwo babibwira, nyamara uko abihanangiriza akaba ariko barushaho kubyamamaza. Bagatangara cyane bavuga bati, byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Amen. Urakoze Yezu. Muvandimwe, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzakomera koko, kuko uri umwihariko wa Nyagasani. Ngiye ingingo remezo tujye kuzirikanaho. Uri umwihariko wa Nyagasani. Ngo umunsi umwe muri karitsiye, umugore umwe bavugaga ko yari umurozi, ngo umuntu umwe yarapfuye, noneho baza kumufata. Umukuru w'ako karere amupfukamisha mu ruhame, nanjye kuvuga mu ikoraniro. Nuko abonye icyo gihano amuhaye ntacyo kimuhungabanyijeho, ategeka ko bamwambura imyenda yose, ubundi akagenda yikoreye iyo myenda ye, anako abantu bagenda bamushungera impande n'inzira yose, ngo baramuhannye aho hereye aroga abantu b'abandi. Babyeyi ndabasabye iyo foto ntimuyikurure, irabishye pe. Ibaze naho abantu bari kugenda bagushungera, ubwo se ni ukugukosora cyangwa ni ukukwica? Navugaga kwica mu mutima, mu mutwe ndetse bitabuze. Aha, uko niko abantu benshi twifuza gushyira bagenzi bacu ku karubanda igihe bakoze nk'amakosa, yewe ndetse n'igihe turi kubakeka, tukabakeka amarubi, tukabakeka n'uburozi, tukaba twashimishwa no kubandagaza. Nyamara uyu munsi ho turumva metodoloji ya Yezu kugira ngo agukize, aragukura mu kivunge, akujyana ha wenyine maze agukize. Nk'uko umuntu ufite ubwenge adahanira ku irembo, bityo ataza gukurizaho yandagaza undi. Uwo ngo nyine uzi ubwenge aho kugushyira ku irembo agushyira mu gikari, akaba ariho gucyahira, aho kugushyira ku karubanda akagushyira mu nzu, bityo akarusha kuguhana, kugukosora. Nawe umukristo umuvandimwe uze gusohoka ngaho kuri buri munsi, wiyemeje gutongera kwandagaza umuvandimwe, kuvuga abandi, guharabika abandi, kubasebya, kubaserereza, ukabashyira mu kivunge ukabandagaza, ahubwo gukosora hiherereye, kuko uri umwihariko wa Nyagasani, na mugenzi wawe nawe ni umwihariko wa Nyagasani.
wasanga amafuti nguyemo none nawe uje uzayagwamo. No kwitonda rero. Umuhanga ati Imana igira uko ikora n'uko ikoze. Imana igira ko yiga buri wese kandi wowe utabizi, n'ibyo gukora ukaba utanabizi. Twumvise mu isomo rya mbere uburyo Yerobowamu wari umugaragu wa Salomoni ahanura n'umuhanuzikazi Ahiya ko agiye kuba umwami wa Isiraheli akayobora imiryango 10. Amen. Ni koko ab'ijuru bakwizeho Yerobowamu, Imana yakwizeho kandi wowe utari ubyiteze, kuko uri umwihariko wa Nyagasani. Salomoni twabyumvise yayobotse ibigirwamana, yishyira ku karubanda, ahemukira Imana, ahemukira na rubanda, akora iriya skandale l'idolatrie. None abuze ubwami kuko nyine atapfuye Imana agasoni. Ngo kuko bamwe banyagwa zigahera kubera ko bitwaye nabi mu kibuga. Ese muyobozi wowe ntaho waba warashyize Imana ku karubanda? Navugaga ahantu ku ngoma yawe ugiye wambika abandi ubusa, ukabambura wangiza kurya utwabo, ukabacyura amaramasa kugira ngo ubumvishe ubatsikamire. Niba utarisubiyeho naho bukera uri bunyagwe, ukanyaga ubuyobozi ubutegetsi. Ariko wakwibaza uti kuki dutabaza Imana cyane igihe twacumuye ngo Imana itubabarire tugirire impuhwe, ariko twagera ku bandi tugakanda tugahandahanda, wa wundi bawo dusitayeho yadukoreye akantu gatongo kabi, icyo gihe tugashimishwa no kumwandagaza, kumuvuga nabi, kumutaranga. Natwe umunsi twegera Imana nk'umuririmbyi wa Zaburi tuti dutege amatwi ijwi ry'Uhoraho Imana yacu. Amen. Ubusanzwe umuvandimwe uzacunge iyo wagiye mu bukwe ugataha ubukwe bw'inshuti yawe magara, nuko iyo nshuti yawe mu gushaka kukwereka ko uri imena nyine muri ubwo bukwe cyangwa mu rugo rwe, agira gutya agakugobeza, akagushyira ku ruhande, agakwicaza mu cyumba cya kure cya wenyine, cya cyumba cy'indani, ubundi akakwitaho, akagukura mu batumirwa benshi cyane, akakwitaho ku buryo bw'umwihariko, ku buryo bwihariye, kubera umubano w'umwihariko none musanzwe mufitanye bitandukanye nabwo iyo uri nk'umwanzi. Nabwo nakaga gakomeye. Uwo nguwo ahanne kugushyira ku karubanda, kukwakira nyine ku irembo gusa, ndetse waba waje wanambaye akakwambika ubusa nk'umurozi babyeyi, akagushora nk'umurozi bagiye guhana. Yezu we ntameze nk'abantu b'igisi babandi bashaka kudusebya. Yezu atujyana hiherereye, yewe n'igihe twacumuye. N'ikimenyimenyi nawe muvandimwe isake niwireba urasanga hari amakosa menshi wakoze abandi batazi, nanjye kuvuga wowe na Yezu muziranyeho, ahubwo icyaho ugakanira kuyahishira, ugenda uhishura y'abandi. Mbese nk'uriya muyobozi wambika kuriya ngo bise umurozi akamwambika ubusa. Aha, ibaze nawe niba utari muri bariya bajya bashungera bya bindi by'uko useka rukoba kandi uhetse rukobora. Yezu buri gihe we aturyamaho ngo tudaseba. Yezu akemera agaseba kugira ngo twebwe twubahwe. Yezu warakoze. Bakristo bavandimwe, nubwo Yezu dukunda twese, ariko buri wese shaka individu amufata nk'umwihariko we, akamutora, akamutonesha, akamutaka kandi ku ruhande rwe. Ibi nibyo Yezu akoreye iki gifamatwi kidedemanga, nuko amuvana muri rubanda, amujyana hitaruye, ati efata, zibuka. Nuko arakira, arumva kandi atangira kuvuga neza. Kubera nde? Kubera Yezu umugiriye neza. Umva ukuntu Yezu agira neza. Hari amagambo abiri akunze gukoreshwa kandi ajyana. Iyo umuntu avuze ngo turashimira muri rusange nk'abaganga bitaye ku mwana wacu bakamuvura agakira, ariko by'umwihariko turashimira muganga Yohani, muganga Mariya, ako kantu k'umwihariko, by'umwihariko akantu Yezu aragakunda, kuko uri umwihariko wa Nyagasani. Amuvana muri rubanda mu kivunge, amushyira aho umwihariko, amushyira hitaruye. Akantu Yezu aragakunda. Bakristo bavandimwe, iyo Yezu agushyize muri special needs, ni ukugira ngo akwiteho by'akarusho, ni ukugira ngo agutoneshe, akaguha ubwisanzure, ugakira. Mukristo umuvandimwe, mu bintu byose by'agaciro, uzubaho umuntu ushobora kukujyana ku ruhande, akagutega amatwi, akaguhanura, akakugira inama, akaguha igihe cye, mukaganira by'umwihariko, akagukosora. Yamvugo kirete nigira iti qui bene amat bene castigati, qui aime bien châtie bien. Ukunda uramukosora kandi ukamukosora neza, atari gukarubanda. Bakristo bavandimwe, Yezu ntabwo adukiza gusa ku mubiri mu kugira ngo abantu baze kwishima babibone, ahubwo adukiza no kuri roho, naho abandi batabona, naho twebwe tutabona. Nuko nibwo Yezu azagutarura, akakujyana hiherereye, ukabona koko Yezu yakwizeho wowe utanabizi. Yewe kabone n'igihe abandi bo bagutereranye, Yezu ujya kubona ukabona ari kugutambukaho, akakujyana hitaruye,
n'igihe bakubeshyera, n'igihe bagusebya bakagutoteza, aho naho Yezu aba ahari. Nubwo utamubona ariko harakuruzi, humura. Ariko nivugiraga niba ubyemera, nibwo umunsi umwe uzabona nawe yakwizeho ya ndwara urwaye, wajya kubona ukabona irakize kubera ibitangaza bya Yezu. Bya bindi byose byakwirukansaga, byaguteraga ubwoba, babandi bose bari bagushikamiye, abakurwanyaga, wajya kubona ukabona byose birimo biromongana bigenda, kuko uri umwihariko wa Nyagasani. Reka muri aka kanya dusoreze ku buhamya w'umunyeshuri wari indiscipline ku rwego rwo hejuru, ufite imyitwarire mibi pe. Uwo munyeshuri akavuga ukuntu umunsi umwe bagendanaga n'abanyeshuri bagenzi be, cyari ikigurupe cy'abana 3, bagatoroka bagacika ikigo, ngo nuko bakagenda muri weekend bagiye kunywa inzoga bagasinda. Nuko abo bana bacu babikora igihe kirekire, ngo bigaga nyine muri segonderi, barabikora ntawe bafata pe. Nuko yamvuga igira iti iminsi y'igisambira baze, umunsi umwe nyine baracika bagiye kunywa, nanone umuyobozi aza kubafata bavuye gusinda. Nuko ahita baha igihano cy'ibyumweru 2 bari mu rugo, dore ko ubusanzwe muri quartier zabo bagaragaraga neza, birumvikana barasebye nyine imbere y'ababyeyi ndetse n'imbere y'abaturanyi nk'abantu bitwaraga neza. Ubwo birumvikana bageze mu rugo barahababarira bikomeye cyane, ndetse bagarutse no ku ishuri baratsindwa, babona amanota make mu masomo kuko nyine basanze abandi bari barabasize. Nuko bagarutse bavuye mu gihano, baza kuvumbura andi mayeri y'ahandi bazajya baca kugira ngo ntibabafate, basubira ku ngeso babyeyi. Bityo barongera barasubira, n'ubundi abayobozi ntibarabukwa. Nuko abana ko bari 3, 2 bo bakajya bagendana rwihishwa, undi we akababeshya ko yihannye, ariko nawe akagenda ku giti cye. Birumvikana nyine yari yafashe umugambi ko nazajya acika, ariko atari muri icyo kigare. Nuko yabona bagenzi be bavuyeyo, nawe akaba yajyayo agiye gusinda. Kera kabaye yamvuga umwuzurizaho ngo aho mutindi yanitse ntiriva. Uwagendaga wenyine aza kugira ibyago, acakirwa n'umuyobozi ari gusoma ku icupa. Nuko atangiye yicuza impamvu yikuye mu kigare muri ya gurupe, none akaba ari wenyine bafashe. Uko agendaga atakamba asaba imbabazi, byumvikana yari azi ko noneho birangiye bamwirukanye burundu, ndetse atari kumwirukana gusa ahubwo no kumufunga. Ngaho namwe nimufora uko byaje kurangira, niba koko baraje kumwirukana burundu. Nuko wa muyobozi aramujyana no mu biro bye, aramuhana nk'umubyeyi ucishaho umwana akanyafu. Nuko umuyobozi aramwihanagiriza amubwira ati genda uzinge ibintu byawe. Nuko wa mwana amaraso arushaho kunega bundi bushya, arushaho kugira ubwoba ko atashye nyine birangiye. Umuyobozi ati navugaga guhina ayo maguru yawe, uherukira ntuzongere gucika ukundi, ndakuretse kuko bwa mbere nagufatiye mu kigare nkakohereza mu rugo ibyumweru 2, none biragaragara ko wateye intambwe, none ngufashe uri wenyine, fashe icyemezo cyo kukohereza mu ishuri nyuma yo kuguhana. Bigaragara ko wateye intambwe avuye mu kigare, ko watangiye kwisubiraho. Niba koko ufashe isomo by'ukuri, biragaragara ko utazasubira gucika, uri kuva mu kigare wiyinjiramo ubwawe. Guhera ubwo wa munyeshuri ariruhutsa, yarinze arangiza amashuri, bagenzi be barumiwe uburyo asigaye yitonda. Cyakora barya bagenzi be bakomeje akabo ko kugenda muri ya gurupe, ariko amaherezo bazongera bafatwe. Ubu uyu munyeshuri wacu yaje gukomera, ubu ni umuyobozi ukaze cyane. Abikesha iki? Kuva mu kigare, la mauvaise compagnie. Babandi bagushuka, ya gurupe mujyana gusinda, mukajyana mu burayi, mukajyana mu bigare ntazi. Aha, nuko rero na mukristo, niba ushaka gukira koko, la guérison, sezerera ibigare by'inzoga, sezerera ibigare by'ubusinzi, by'ubusambanyi, by'ubusambo. Erega no mu gifaransa baravuga ngo la masse ne raisonne pas, ngo ikigare burya nta gitekerezo shwi, nta bwenge. Aha, uzasanga hari abagabo benshi bacuramye kubera iki? Kugendera mu bigare. Ibyo bigare tumaze kurondora haruguru, uzasanga ingo nyinshi ubukene buzigeze mu gahogo kubera ibigare by'abatuye urwo rugo. Basahurira mu nduru, babandi barara mu ikabare, barara mu buraya, basahura umutungo w'urugo, gaspillage, bakarya bonyine. Nyamara niba wumvise ijwi rya Yezu uyu munsi, uko Yezu amuvana mu kivunge akamushyira hawe nyine ati efata, zibuka. Aha, erega burya urusaku rw'ikivunge ruzitira ijwi ry'Imana, ruzitira imigisha y'Imana. Ni nayo mpamvu mu gukiza abandi, kubakosora neza, kubahana neza, twakoresha iyi metodologie ya Yezu, uburyo bwa Yezu, uburyo bwiza di general au particulier, muri rusange ujya mu mwihariko. Kandi buryo ubushakashatsi bwerekana ko iyo ukosorewe umuntu mu kivunge, mbo by'inyuma
akwereka ko yacitse ku ngeso kubera kugutinya, nyamara akajya abikora aho utamubona. Mbese nk'iriya gurupe y'aba banyeshuri tumaze kumva, nyamara iyo yemeje ukitandukanya n'ikigare kibi, nibwo Imana ikubona neza, ikanabonaho uburyo bwo gukosora neza, igakuzibura, ukumva ijwi ry'Imana, kuko Imana itavugira mu rusaku. Imana ntiba mu rusaku. Naho ubundi ndakubwiza ukuri muvandimwe, uracyazibye niba ukiri mu bigare, uracyahumye, uracyadedemanga, mu gihe utaracika ku bigare bya sekibi, ibigare bya shitani. Uyu munsi tuze gukora umwitozo. Iyo tugiye gukosora bagenzi bacu, akenshi duhera muri sale, ku bwa kabiri tukagera muri gurupe twitwaje abacamanza n'abaneguranyi, tukazagera ko tuzajya gukosora kera tugiye kubambika ubusa, nkaya nko kwirangiza kunywa amazi ngo ikibi kijya habona, ikibi kijya habona. Ubwo se turakosoye cyangwa turakosheje? Iyo dukosora abandi duhera hehe? Duhera muri gurupe cyangwa duhera ku mwihariko? Le dialogue. Ni kangahe tujya duhana tugahanura aho guhana duhanura? Ni kangahe mbona mugenzi wanjye yateshutse aho kumuganiriza ngo musure, ngo mucyahe twiherereye, mukure mu kivunge cy'amafuti isayo, mwohagize neza Nyagasani ahiherereye. Niko ye ushobora kwiyuhagira mu isoko. Kuri iyo foto y'umuntu uri kwiyuhagira mu isoko, uyuhagira ku isoko cyangwa ku isoko? Navugaga igihe ushyize undi ku karubanda ko ari mu isoko, naho iyo umwegereye mu ibanga umuhagiriye kwa Yezu, soko y'ubuzima, soko y'imbabazi, ubundi agacya akazibuka, akabona akumva. Kandi burya iyo yari wenyine yiyemeza kutazasubira, nka ya ntebe ya penetensiya nyine twese buri wese ajyamo umwe ku giti cye, akiyemeza kutazasubira amafuti kubera Yesu. Ese ngewe ni kangahe njya gusenga gusa atari uko banziritse mu kigurupe? Navugaga cya gihe ubitegetswe ya masengesho ya communauté cyangwa ya masengesho ya gurupe, akaba ariho mbarizwa gusa gusenga by'umwihariko shwi uweta prière personnelle. Vraiment Yezu umwana w'Imana, uyu munsi mfashe umugambi wo utazongera kwandarika abandi ngo mbashyire ku karubanda, ahubwo buri gihe umpinemo kubagorora ni neza, nk'uko nawe umbikira ibanga buri munsi, ukangorora neza yawe buri munsi, kuko nkunda Yezu buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.